mwanya kugira ngo nkuko igikorwa kiduteranije aha ngaha mwese urakizi mu by'ukuri abantu benshi bakunda ngikorera hano muri Kinigi, abantu benshi bakunda kunyiteranya na John bakambwira batare ibintu twasize hari iwawe kubera ko murabona ko dusa. Iki kintu rero nta sano y'umubiri dufitanye ariko amaraso ya Yesu yaraduhuje. John yabaye murumuna wanje, hanyuma Papa akaba muramukazi wanje. Imana yaduhaye umwana turishimye. Ibyo ubwabyo ngira ngo uyu muryango tumenyana, twamenyaniye mu bijyanye n'akazi ariko turabana uko twagendaga tubana. Mbona ari umuryango w'intangarugero kandi umuntu yafatiraho urugero rwiza. Hanyuma ariko nanone nkuko mubibona byatumye nkuko bamwe bajya bagira umutwaro utandukanye na kwa kundi umuntu abona Imana yagusubije nanga yagutabaye akavuga ati kumwe ko bamuririmbye ngo Imana ishimwe naragusengeye. Ngira ngo turi natwe muri bamwe bashoboye kugira umutwaro wo gusengera umuryango wacu. Ngewe ndi hano mpagarariye inshuti ndetse n'abavandimwe, natwe twashoboye kugira rero uwo mutwaro. Ariko cyane cyane ikintu cyankoze ku mutima, haga abantu benshi bakizi, nashingiye imfura yanjye mu myaka itambutse itari na myinshi. Uyu muryango umbahaza mpa Imana icyubahiro rero nkuko Zaburi 126 ivuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Tukuri dushimye Imana kandi dushimiye mu izina ry'umuryango n'inshuti, dushimiye Tabe na John umutima wo kwihangana, umutima bazawuhorana. Buriya ndi mukuru ariko nanjye bagiye badukorera ibintu ukabona uyu mutima nubwo Imana ikora uko ishaka kandi ubuzima bwacu buri mu biganza byayo, ariko koko kubayihanze amaso kandi bayiringiye ntizabakoze isoni. Imana yarabikoze rero ntihabwa icyubahiro, turayishimiye. Mwanyemerera nk'iminota 2 nsigaranye ngayiha uyu musaza turi kumwe kuko nawe ari mu bantu twahekanye uwo mutwaro. Ntabwo ngo bitandukanye na kurya Imana igutabara abantu bakavuga ngo Imana ishimwe twaragusengeye, ariko mu by'ukuri nshimye Imana uyu munsi ni nawe watumye nigomwe. Ngira ngo uyu muryango ni utumye nshobora uyu munsi nayo mfite ubukwe ndashingira na muzehe yarabufite, ariko gahunda twayihagaritse ngo natwe tuje mu isabato kuri cya birumba tugiye ko Yesu agira neza. Ibyo nabyo n'ubuhamya bwawo ni nabwo butumye tugera hano. Ntabwo wenda uri kuva gutumira ngo bikunde ko bwa gahunda, ariko twaje mu isabato mutobare twanakerewe tuzi gahunda ya 2:00 turabana namwe kugeza nimugoroba. Ntabwo turagenda ku bwa gahunda bagende twabahaye abandi ariye kure mbona ibintu bankoreye ndavuga ni Imana. Ntabwo butayi mujya mu bwemera ndabizi Abadiventiste, ariko ntabwo mujya mu bwemera ndabizi, ariko uburyo bwose bwo kwinginga namwe mufite ko mupfukama ku ruhimbi mukagera gutya, ariko Imana yarakoze ntihabwa icyubahiro. Munyemere mbakore mu biganza mbashimire kwihangana bagize. Imana ibahe umugisha. Imana yarakoze. Abantu umushumba wa paruwasi kuri Bukane cyangwa se umuyobozi w'intara, turashimira Imana rero kubw'ibitangaza Imana yakoze. Ibitangaza Imana yakoze, nge uwo mushumba mugenzi wanje ni inshuti yanje, turakorana kandi ari inshuti yanje. Yambwiye rero ikibazo cyabaye ku bwa mushiki wacu, kandi arambwira ati ari n'ikindi kibazo bafite kandi bakunda Imana nabizera mu itorero ry'Abadiventiste. Tuza gusenga rero dusengera ibyifuzo bibiri. Cyambere ko uko Imana yamukorera ibitangaza agahaguruka akaba muzima, kandi Imana yarabikoze.
icya kabiri twasengeye ni uko imana yazabibuka ikabaha umwana kuko yumvise gusenga kwa Ana, ariko imana izumva gusenga k'uyu mukobwa, imana izatanga igisubizo kugira ngo nawe azashime imana ahagaze imbere y'iteraniro. John ni umujiya twabanye igihe kirekire, igihe kimwe turi Baraton muri 2014 twarihereye, niyo mpamvu mbonye umwanya wo kugira ngo mbivuge ndi kumwe na Protasi. Protasi ni uyu mugabo mpagaze iruhande, akaba anyungirije muri karabu y'abashefu guide. John akaba ari umwanditsi muri karabu y'abashefu guide muri Fridi y'Amajyaruguru. Turi Baraton rero muri 2014 twagiye hafi, hari igiti kinini kihari, turasenga ngiye na Protasi, twasengeraga John. Ingendo zose twakoranaga nta n'urugendo na rumwe yigeze asiba, ariko twaba turi kumwe, twebwe imana yari yarahaye umugisha tukagira urubyaro, tukavuga tuti kuki imana itibuka John. Twamuganiraga igihe cyinshi, noneho nk'uko yabivuze, umuntu wambwiye ko tabi atwite n'uwita byose kuko numvaga nawe nabihera, ariko igihe kigeze Protasi arampamagara. Musi nashatse kugerayo nari ndi Kigali, ariko ngira byinshi binziga, bari barataha, arambwira ati batashe ariko yagezeyo. Rero reka dushimire imana yatumije umuryango wacu wuzura, imana yacu yabwa icyubahiro. Hari amasomo menshi bagiye bayavuga. Urwa mbere rwa Samweli mu gice cya kabiri, aho Hana yashimiraga imana, ayishimira ibitangaza yamukoreye. Ndatekereza ko Tabi nawe yagize ibyo bihe byo gushima imana no kwishimira ibitangaza yamukoreye. Hari irindi somo John yavuze muri Zaburi 127 ku murongo wa 3. Twashobora kumuha byinshi muri ubu buzima, ariko ntabwo twamuha umwana. Reka dushimire imana yamuhaye umwana, kandi ikamuha umwana w'umuhungu, izina rye rihabwa icyubahiro. Dufite byinshi twashimira imana. Nyuma sasa turashima, tunatange n'impano kuko twaziteguye. Kubw'uyu munsi mwiza dufite wo kunezezwa nuko umuyobozi wacu mu rwego rwa Jiya afite umuryango wuzuye, imana yacyabwa icyubahiro. Ndizera ko mwese muranga abamenye John, namumenyeye muri Jiya ko dusanganwe muri karabu, mumenyera muri Jiya n'ubukwe bwe narabutashye, ariko ntari mfite wenda umwanya mfite ubu ngubu muri Jiya, niyo mpamvu atabashije kumenya. Abantu benshi inzego zose mu rwego rw'igihugu bageze kwa John bataha ubukwe bwe kuko yarazwi muri karabu. Ndatekereza bamumenye bose ko basenze imana, sibyo? Twese turahangaha twasenze imana. Reka imana yo mu ijuru rero ikomeze kubaha umubyeyi igituza cyiza cyo kugira ngo arere uwo mwana. Kandi John imana ikomeze kumuha ukuboko kwiza ko kuyobora itorero ryayo mu izina rya Yesu. Gutanga ituro ryo gushima imana muri rusange, nubwo nyuma ya saa sita turagira indi gahunda yo gushima, ariko umwanya nk'abanizera b'itorero ry'Abadiventiste tuba dufite gahunda yo gushima kuri Isabato. Ubwo rero byahuje nuko turimo dushima ku byitangaza imana yakoreye umuryango wa Bizimana ndetse n'itorero muri rusange.
gukoresha umunota umwe uraba uhagije. Gushima bijyana no gutanga impano. Umuryango wacu twararebye mu by'Imana yaduhaye dusanga tutabona icyo dushimira Imana, ariko turavuga ngo mu by'Imana yaduhaye dukwiye kugena ituro ryo gushima kandi bikagendana n'impano. Nk'umuryango twishimira ko Imana yaduhaye umwana w'umuhungu. Rero mu migisha Imana yaduhaye turavuze tuti iyi mpano yacu turaza kuyerekeza mu nzu y'Imana. Turavuga tuti mu byo dutunze ubw'itorero riri mu rusengero, mu gikorwa barimo cyo gukinga uru rusengero twashyizemo idirisha riri hari inyuma kugira ngo muzi inyubako yaryakiriye, yenda bwaraza gutanga ubuhamya ko ibyo ndi kuvuga ari byo. Ariko turavuga tuti Jana akwiye gukorera Imana akiri mutoya kugira ngo igihe azaba ari mu rusengero ajye yibuka ko yavuze ku bw'ibitangaza. Turamureka dukoreshe aka kantu kari imbere yacu, ntajya arakareba aje aravuga ati burya umunsi w'ikirori cyanjye nanjye natangiye gukora umurimo nkiri umwana. Rero ishimwe ryacu ni iryo ngiryo. Nasaba rero umuyobozi w'itorero wateganijwe kugira ngo niba yemera kwakira impano zacu yigire hano imbere azakire. Noneho turi kumwe n'umuryango wa Pastor Harerimana Isaka. Namara kwakiriza impano ubwo turaba dutanga ituro ry'ishimwe, turasaba umuryango mu ndirimbo yateganyirije gahunda turaza kuyiririmba bari bitegura mushima ahantu ari na barumuna we n'abakuru be baza kuba babyiteguye. Haleluya, amen. Reka mu izina ry'itorero dushimire byimazeyo uyu muryango wa Bizimana, dusubize uwampaye mikoro ashobore kuvuga agaciro k'impano. Murakoze cyane. Impano y'idirisha ifite agaciro k'80,000. Iyi mpano y'imimbara ifite agaciro k'60,000. Amen. Yose agera 140. Urabona ko katari igikorwa cyoroheje muri ubu buzima tubayemo. Fokasi rero reka tugushikirize iyo mpano. Reka dushime Imana. Imana yacu yahabwa icubahiro. Ni ukuri n'iby'igiciro ku by'itangaza Imana yadukoreye turayishimye, kandi n'impano uyu muryango watanze uha itorero turayakiriye, tuzayifata neza kugeza igihe uyu mwana azakurira akayisanga iri mu itorero. Imana ihabwa icubahiro. Barakoze. Ubwo Fokasi nk'umuyobozi w'abadiyakoni n'abadiyakonikazi amaze kuyakira, reka nsabe abizera nabo nibo barashiraho umufuniko wa nyuma kwakira iyo mpano. Mbese abizera baca birumba mwakira ibamugisha. Reka rero dushimire umuryango wa John na Tabe. Imana yakoni nkuko nabatangarije uyu munsi turi sabato yo gushima. Mu rwego rwo gushima buri muntu wese ku giti cye dufatanya, ndetse na mwene data Bizimana gushimira Imana ibitangaza dukoreye buri muntu wese ku giti cye, ndetse by'umwihariko umuryango wa Bizimana tugiye kubikora. Aba bantu b'Imana bari kuririmba kugira ngo ducungure igihe. Ndakenera rero abantu badinganijwe kuza hano nibura babiri batwakirire aya maturo tugiye gutanga dushimira Imana. Itorero muri rusange izina ryawe icubahiro. Ni muri urwo rwego rero turi aha ngaha duteranye tugushimira ibyo byose wakoze ngo habwe icubahiro. Tugiye rero no kugira ituro dutanga, ubane natwe muri gahunda kugeza ishoje, tubisabye mu izina rya Yesu. Duhagaze aha ngaha turi gushima Imana cyane. Abavandimwe banjye ntabwo bose babashije kuza, ari abari hafi ari abari kure, baduhaye mesaje ko tuza kwifatanya na Tabe n'umutware we kuko ibyiza Imana yabakoreye, kandi duhagaze nk'umuryango wa Pasiteri Harerimana Isaka. Imana rero ikomeze kudufasha
kandi twishimira by'umwihariko ni ukuri yakoze ibitangaza ku muvandimwe wacu. Niyo mpamvu natwe tugiye gushima Imana mu ndirimbo ihabwa icyubahiro. Ngaho iba sibyo yagukoreye byose, urasanga na undi wamunganya nawe. Yuhora umushimira kubw'ibyagukorera, ntacyo watanze ari urukundo rwe rwinshi amukunda. Ngaho iba sibyo yagukoreye byose, urasanga na undi wamunganya nawe. Ntacyo watanze ari urukundo rwe rwinshi amukunda. Ngaho iba sibyo yagukoreye byose, urasanga na undi wamunganya nawe. Yuhora umushimira kubw'ibyagukorera, ntacyo watanze ari urukundo rwe rwinshi amukunda. Ngaho iba sibyo yagukoreye byose, urasanga na undi wamunganya nawe. kuko n'ubundi nitugera mu ijuru tuzahora tuvuga tuti uwera uwera uwera. N'ubu ngubu rero dupfukamishije amavi y'ibigaragara n'imitima iciye bugufi tugushimira ibitangaza wakoze, habwa icubahiro. Reka tugushimire uburyo abana bawe Bizimana n'umuja wawe Mukarure Matabiya mu gihe bashakanaga bari bizeye yuko bazabona umwana, ariko igihe kiragera ntibyashoboka. Reka tugushimire uburyo wabahaye kwihangana, imyaka igera muri 17 ukabaha igisubizo. Izina ryawe rihimbazwe. Kuri itariki ya 8 bakaba batekereje
kuza kugushima bararika inshuti n'abavandimwe kugira ngo bose bagushime. Uwo mutima babahaye turagusabye kugira ngo wibuke maze bazagira amaherezo meza. Uyu mwana agira neza, tumwibukiraho abana bavutse mu buryo budasanzwe bakabaho mu buryo budasanzwe, cyakora bagakora n'ibidasanzwe. Turamwibukiraho Mose wavutse akarererwa mu rufunzo, nyuma yaho akarererwa